iyi ni indi mpanuka iteye ubwoba igahahamura abantu benshi nk'uko nawe uri kugenda ubyibonera ku mashusho agiye atandukanye ndi kukwereka. Iyo ni imodoka yo mu bwoko bwaho ikubise iyo modoka iturutse inyuma, abantu benshi bakaza gutungurwa n'uburyo ibi ngibi bibereye ahangaha, kandi bakagenda banavuga ko atari ubwa mbere impanuka nk'iyi iteye ubwoba yabera ahangaha. Bamwe bagiye batubwira ko ahangaha wagira ngo bahahambye umusazi, ngo kubera ko impanuka zikunze kugaragara muri aka gace, by'umwihariko uyu muhanda ngo ntizisanzwe zitera ubwoba abantu benshi, kandi ubona ko atari ahantu habi cyane nk'uko uri kugenda nawe ubyibonera. Uri kwibaza uti ahangaha ni hehe? Ubundi impanuka iguyemo bangahe, ikomerekeyemo bangahe, cyangwa se yatewe n'iki? Wowe ntega amatwi byose mbikugezeho kuko mba nabikurikiranye gatanu ku kandi, kugira ngo wowe ubana nanjye umunsi ku wundi uze gusobanukirwa neza ahangaha iyi mpanuka ibereye. Ni mu kanya gatoya byose ubyumve, nta kintu usabwa usibye kugenda ubana nanjye tukaza kugirana ku musozo w'iyi nkuru, byose nabikubwiye uko biri. Ariko kandi reka mbwire na wawe ukigera kuri iyi mibare wa YouTube cyane gukanda subscribe cyangwa se abone, ariko kandi akore no kuri kariya kantu k'inzogera kugira ngo nawe aya makuru ajya yakira mu ba mbere. Ni kenshi tugenda twumva impanuka nk'izi ngizi z'ibi binyabiziga, by'umwihariko izi modoka za hoho, uba ubona ko zigenda zitera impungenge abantu benshi bakoresha umuhanda, cyane by'umwihariko iyi mihanda ikunze kunyuramo izi modoka z'amakamyo. Uba ubona ibintu bikomeje gufata indi ntera, by'umwihariko nk'izi mpanuka ubona umubare wazo ziri kugenda zizamurwa n'izi kamyo, cyane ko tugenda tubona ko izi kamyo zishobora kuba zifite ikibazo zihariye ubwabyo. By'umwihariko nakubwira urugero nk'impanuka yabaye ku munsi w'ejo bundi, nayo yakozwe n'iyi modoka yo mu bwoko bwa hoho, yakubise igikuta cy'inzu iturutse ku muhanda bikaza kuba ibindi. Ubwo birumvikana nk'iyi ngiyi nayo iyo ikubita igikuta cy'inzu byanze bikunze, nubwo wenda n'iyi modoka nayo itaje kuba irenga ahangaha. Si imodoka gusa, ubwo birumvikana imodoka iba ifite n'abayirimo, ntago byaba gutya gusa. Byose rero reka nze mbikugezeho ubashe gusobanukirwa neza ibyo ari byo. Komeza ubane nanjye kumva kuri izi mikoro, nkaba nitwa Sharire OG, umuhungu w'Imana. Ubundi wowe ubona hakorwa iki kugira ngo izi mpanuka zihagarare? Kuko ni impanuka zikomeje gutera impungenge abantu benshi, kuko impanuka murabizi nta cyiza cyazo, nta kintu na kimwe ushobora gukora ngo ubure guhagarika impanuka. Niyo mpamvu polisi nyine igenda ishyiraho ya gahunda ya gerayo amahoro, aba ari ukugira ngo nyine igabanyukwa cyangwa se ihagarara ry'izi mpanuka tugenda twumva hirya no hino mu mihanda, barebe ko byibuze zagabanyuka cyangwa se zikanacika burundu. Ari nayo mpamvu nkunda kubabwira ni ubundi nkawe ubu nteze amatwi, ubona hakorwa iki usibye iriya gahunda ya gerayo amahoro, ndetse na za Sofiya baragiye bashyira ku mihanda, dore ko haniyongeyeho drone igenzura umutekano wo mu muhanda. Ubwo haba harimo nyine nk'izi modoka zigenda zigiye zitandukanye, cyangwa se izi modoka zikoresha umuhanda harebwa amakosa bagiye atandukanye. Ahanini aba ari ukugira ngo bakumire izi mpanuka, nta kindi kiba cyaragiye gikorwa, cyangwa se nta kindi kiba cyaratumye inzego z'umutekano, by'umwihariko umutekano wo mu muhanda, kuba zarashyizeho imbaraga cyangwa se kuba haragiye hakoreshwa imbaraga nka ziriya. Nta kindi aba ari ukugira ngo harengerwe uburenganzira cyangwa ubuzima bwa muntu, kuko ntawishimira impanuka. Ni nayo mpamvu ibi ngibi byose dukunda kugenda tubigarukaho mu makuru tubagezaho umunsi ku wundi, cyane nk'impanuka nk'izi ngizi ziba zagiye ziba mu mihanda ibigiye itandukanye. Aba ari ukugira ngo na ba bandi bagende babikuramo amasomo agiye atandukanye. Nizere ko umenya ko nagarutse muri aya makuru, n'amakuru bagezwaho, ni amakuru ugiye kugezwaho nangize ku nkunda rero tuyabane. Ariko kandi reka nongere mbwire wa wundi ukigera kuri iyi miyoboro wa YouTube channel bwa mbere gukora subscribe cyangwa se abone, ariko kandi nagenda adakoze kuri kariya kantu k'inzogera, nawe ajya yakira notification uko twaprodinze inkuru.
nagomba atindira reka ntangire mwebwe mwese mbasuhuza mwe mwese mo kudukunda mukemera kubana natwe ubwo ndi kuvuga barangije gukora subscribe cyangwa se abone mwiba wowe utarayikora ubwo ubwire na mugenzi wawe utarayikora mwese muyikande rimwe cyangwa se wowe uyikande kuko ibi ni ibintu byoroshye kubikora biroroshye nta kiguzi n'ubuntu ariko kambasuhuze mwebwe nyine mwarangije kubikora namwe mutarabikora kambasuhuze mwese kuko njye nta mutima mubi ngira ubwo birumvikana icyo gukora nawe wahise ukimenya hari abanteze amatwi bari mu ntara y'amajyaruguru n'abasuje abari mu ntara y'amajyepfo n'abari mu ntara y'uburasirazuba urengera bwaryo namwe dorana mu mujyi wa Kigali mwese reka mbasuhuze nizere ko mumeze neza n'abadiaspora badukurikiye bari ku mugabane wa Afurika abari ku mugabane w'Uburayi mwese ndacyabibutsa ko ishakiro ry'amakuru yizewe nk'aya ngaya n'ahandi uzigera uyakura usibye kuri iyi mibare wa YouTube channel nisharire OGTV nanjye ukagera unyumva kuri izi mikoro buri uko bwije nuko bukeye n'abahaye ikaze rero kuri uyu munsi wa none nizere ko volume wayongereye kugira ngo hataza kugira ijambo na rimwe riza kugucika muri iyi nkuru ukaza kuba umbwira muri komenti ko nta hantu na hamwe wamenye iyi manuka yabereye mbere ya byose reka nkubwire ko dukwiye kwihanganisha ababa bagize ikibazo by'umwihariko biturutse muri iyi manuka ari abakomerekeye muri iyi manuka cyangwa se abahitanywe nayo abo bose turagenda tubakomeza ubwo ndakomeza imiryango y'ababuriye ababo muri iyi manuka ndetse ngenda nanihanganisha abagiye bakomerekera muri iyi manuka twizera ko byibuze baraza kugenda bamera neza ahangaha ni hehe ni mu mujyi wa Kigali ahangaha navuga ko ari mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo ahangaha ni hafi neza ya rya soko rya Kimironko ubwo abantu benshi barahazi umanuka ushaka gukata hahandi navuga ko uba werekeza muri wa muhanda wundi werekeza za Kabuga ubwo abantu benshi baza guhita bahamenye neza cyane aho iyi manuka n'ubundi yabereye aho izi modoka ngira ngo hari ahantu hari igice kimwe cyagizwe sasanike uriya muhanda akaba ari nawo umuhanda twavuga ko inshuro nyinshi unyurwamo ibinyabiziga byinshi cyane ubwo inzego zibireba hari ahantu bareba uko bagura umuhanda kuko ubusanga hari movement y'ibinyabiziga bigiye bitandukanye ari naho ubusanga imanuka nk'izi ngizi ziba zagiye zituruka kubera umubyigano w'ibinyabiziga ari naho iyi manuka yaje kuba ibera iyi modoka yari ipakiye urusekabuye reka ndwite urusekabuye ubwo ndi kuvuga iyi nkoho nibwo yaje gukubita iyi modoka yindi yikubise inyuma ni nyuma y'uko rero uyu mushoferi wari utwaye iyi nkoho afashe feri zikamubana amasi niko guhita kubita iyo modoka yari imbere ye ubwo iyi modoka yari irimo abagera kuri batandatu bose nk'uko twagiye tubirebesha ijisho ryacu nk'abanyamakuru muri abo batandatu umwe niwe waje kwitaba Imana yo disi ni ibintu bibabaje wari utwaye wowe n'uwo bari bari kumwe nta kintu na kimwe babaye gusa abagize ikibazo nyine n'abari bari muri iyo modoka bakaba bahise bihutanwa kujyanwa kwa muganga kugira ngo abakomeretse babashe guhabwa ubutabazi bw'ibanze ubwo na nyakwigendera nawe yaje guhita ajyanwa mu buruhukiro bw'ibi bitaro kugira ngo nawe abashe kugenda ashyirwa mu buruhukiro nyine mu gihe abagize umuryango we bataraza kureba uko byagenze ubwo reka nizere ko byibuze uri kugenda umenya aho iyi manuka yabereye bakaba bagiye batubwira ko iyi manuka yaje kuba ituruka ku kubura feri k'uyu mushoferi ubundi izi modoka nta kindi kibazo ahari zishobora kuba zifite usibye ikibazo cyo kuba zabura feri sinzi rero ikizakorwa ubwo umuntu ukora izi modoka cyangwa se abareba ubuziranenge bw'ibi binyabiziga bakwiye kuba bita ku kigendanye na feri z'izi modoka kuko twagiye tubona inshuro nyinshi hoho yakoze impanuka twareba icyateye iyo mpanuka tugasanga ahanini ni feri ubwo abantu benshi batwara izi modoka rero bajye bita kuri iki kibazo cyane bagende babigenzura kuko ubu usanga ahanini aba ariho haturuka cyangwa se haba nyirabayazana w'impanuka nyinshi tugenda twumva zigenda ziba umunsi ku wundi ngaho nguko rero ibi ni ibyabereye ahangaha mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko ubwo ahantu ari mpari ku bwawe reka nizere ko usobanukiwe neza uko byagiye
byagenze, dukomeze twihanganishe uyu ubuze, ubwo ni kuvuga umuryango ubuze uwabo muri iyi mpanuka, bihangane kandi bakomere, mu babe hafi ababazi n'abo bakomerekeye muri iyi mpanuka, twizere ko baraza kumera neza ubwo bahawe ubutabazi bw'ibanze. Njyewe reka mbashimire mwebwe mwabanye nanjye, mbabwira ngo tuze gusubira amakuru yacu ari imbere. Amakuru yacu yo ntabwo ajya ashirayo, gusa niba wabanye nanjye ugakurikira iyi nkuru, siga igitekerezo cyawe muri komenti. Wakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Njye mvuga kuri mikoro nitwa Sharire OG, asante sana.